ubona neza icyo kintu arakingayira arambwira ati jya uzabwire agiye content creator uri umu YouTuber uzabwire bene wanyu kuki mwumva ko ufite ubumuga atagomba kuba yashaka yakundwa yagezwa mu mago ahubwo mukifuza ko mwamukoresha ku kibazo runaka mumwifashisha ariko mutamuha agaciro ko yababera nyina w'abana. Twikomereze. Nyamariza ibyo byaciyeho umwana baramumwaka, amaze kumumwaka biba ngombwa ko agira gute, areka nyine araturiya atangiye wumva ko na nyina deja nyina wabo aranamwirukana avuga ati rero uri umugore umaze gukura tugomba no kubiwanje ugomba kujya gushaka ubuzima. Yavuye kwa nyina wabo ajya gushaka ubuzima, isi yari imaze kwisazira atagice n'imbaraga zo kugira ngo umukuru abijemo neza. Nyamariza ntabwo yari umukobwa w'ikimuga ngo mu buryo atagira ikintu akora, ntibishoboka. Yari umukobwa n'ubundi wabyara wakora imirimo itandukanye yo mu nzu uretse kugendera wenda kumwitako nyine ukazubona nyine ari kugendera mwitako, nicyo kibazo yagize gusa. Ariko aza guhura rero n'icyo kintu kandi akifuza gushakwa muri bene wabo, akumva ko yabona umwana w'umuhungu w'umunyamurenge wamushaka, akumva ko ataja hirya no hino. Ibintu byaramubabaje mu buryo iwe yumvaga ko atashaka n'undi wari wese, ahubwo yifuza gushaka n'ubwoko bwiwe gusa. Yarabimbwiye numva ngize emotion kuba wifuza gushaka n'ubwoko bwawe ariko ukabona ubwoko bwawe ahubwo ubwabo kubera ikibazo cyawe ufite baragifata ukundi kuntu. Namwe mubyumve, wewe niba ufite mushiki wawe ufite ubumuga runaka, niba ufite mushiki wawe mwene wanyu wahuye n'ubumuga runaka, ukuntu wenda agize imyaka n'imyaka atarashakwa, ukuntu family yagiye imwakira, ukuntu bamufata n'ukuntu we yagiye yisanisha muri family. Urareba n'abadafite ubumuga dore n'ababyaye bonyine gusa baba bafite izindi ndenge muri sosiyete yacu ziba zikomeye cyane, ukumva ko udashaka n'uwagize gute n'uwabyaye kanswe noneho ufite ubumuga runaka ugendera bitako mu buryo runaka. Hari benshi batabyakira ko umugore yakubera urugo, yakubera umugore w'umnyawe akakubyarira abana dore ko yanabyara. Nyamariza umukobwa umusaza n'ubundi byarangiye, icyamubabaje nuko ngo yagiye gushaka uwo mwase wabo, bituma Nyamariza biba ngombwa ko avuga ati noneho icyamubabaje cyane nuko yagiye gushaka uwo mwase wabo. Yaramubwira aravuga ati icyamubabaje cyane kumva ngo aranyanze n'ubundi agiye gushaka ku mukobwa unduta. Uwo mukobwa yarutaga Nyamariza, ajya gushaka ku mukobwa umuruta, bamuziza ko afite iki bwa bumuga bw'ibwo kugendera mwitako. Umukobwa yaravuga ati n'ubundi here nta mpamvu zo kugira gute nirigwe nakundana n'abahungu bene wacu, reka ahubwo mbivemo kubera ko ndi kugenda nandavura seba uwo nkundanye nawe ari kugenda anta.
basore b'abanyamurenge reka babwize ukuri ako kanya kuko benshi bifuje kugira ngo bantumiye bankoreshe igikoresho cyabo bagenda abantu bari amarojingi bankoresha ibi ariko nta n'umwe bifuza no kugira amashake ahubwo bari kubasha kugira ngo bankoreshe mu gikoresho cyabo kagenda yaba ari mu makorari yaba ari nababwiye ko umwe n'umukomere perezida my friend yitwaraga neza yaba ari mu makorari ariko nabo yagerageje kugira ngo yitwareho neza bamukoreshe nk'igikoresho ntibigeze bavuga ati nyamari twagushira mu rugo buri wese yakaza areba ukuntu yagendaga mu itako akavuga ati wa uyu mwana w'umukobwa biragenda biti nimushaka kamugeza mu rugo famiye yamwemera ibyo bintu byagiye bigora abana b'abanyamurenge abasore b'abanyamurenge ayo ni amakuru yagiye anyihera harambwira ati rero ibyo bintu byatumye ngewe nisanga noneho ukuntu ntagombaga kwisanga bituma andi moko badashobora kuba bakumvikana batanakwihuza atangira kujya gushaka utuzi atagombaga gushaka iwabo ntariyo yagiye gushaka akazi ku mihanda atangira gufata inzu ye ajya kwishura inzu agomba aho kuba umwana baravuga ati umwana bamunkuyeho natangiye kujya kuba mu nzu nikodeshereza ntagira n'imyaka igomba umwana w'umukobwa yagize gutya ibihugu rero uko byatangiye bitangira murabona bino bihugu abantu batangiye kugenda hirya no hino bamwe bakisanga muri Kenya abandi bakisanga Ethiopia abandi bakisanga mu Bugande abandi bakisanga hirya no hino umwana w'umukobwa yigeze yisanga South Africa akora akazi ubwiwe atisangamo kubera agahinda yagiye agirwa yisanga ari wenyine nta muntu n'umwe muri bene abo wagiye unamwegera avuga ati why ubu akazi akora kubera gushaka ubuzima ubu ni akazi akora ni akazi k'uburaya muri ya South Africa akazi akora ni uburaya wibaze rero agahinda afite kuko yagize ikibazo cyo guhanuka mu giti biragenda biramukurikirana ku myaka 16 ageze imyaka 41 42 afite ako gahinda yacamo kugenda abengukwa na bene wabo agateretwa n'uyu akajana bikagenda byanga akabageje imyaka iyo aravuga ati nubwo nakora akazi k'uburaya sinaryamana n'umunyamurenge kibaza ngo why ndagenda ndyamane n'ubundi bwoko ariko nivuga ngo uyu muntu kubera ko n'abanyamurenge bajya gushaka abandi bindaya cyangwa se ubundi buryo ko nabo ubwabo bahura ngo mu mavene atandukanye ariko sishobora iyo numva ko gusa byonyine nahura n'ubundi bwoko ariko ndabati no iyo ni trauma ufite ndabati iyo ni trauma ufite garuka ndabati iyo ni trauma ufite kubera ko ntekereza ko baca umugani ngo urukundo ntiruhitamo uba wifuje nyine gushakwa n'abanyamurenge ariko ntibyakunda ariko kandi ntibivuze ko wagira gute wahitamo ayo mahitamo ushobora gushakana n'ubundi bwoko ugashakana n'ubundi bwoko ariko muri we yifuje kuba yakubakana n'umuhungu w'umunyamurenge ako gahinda aravuga ati kamaze ngatubira abanyamurenge bene wacu pati tu araza rero arambwira ati nza kugirirwa amahirwe
tuburya akanyoni katagurutse tikamenye iyo bwije. Uyu mukobwa mu minsi iri imbere tuzamuhazanira, tunamuhamagare mwumva amakuru uko byaje kumugendekera, kugira ngo dukomeze tuganire. Sinshaka gutanga amakuru atigeze ampa, ahubwo byaba ari byiza kugira ngo akomeze ampe amakuru aho bigeze, si ubuzima bwiwe byifashe gute. Nzongera mushake mubwira ati mbahereza rero iki kiganiro ndabizi ndakimwohereza. Murakoze. Izi Jovy Official 30 turabakunda. Asante sana. Muraho neza bakunzi ba Jovy Official 30, turabashuje aho muherereye mwese mu mpande zose z'isi. Turavuga ngo mutahe. Uyu munsi rero byabaye ngombwa ko tuza kuri kamera kugira ngo tuganire. Hari sije, hari inkuru mfite y'umwana w'umukobwa mu buryo butandukanye ngiye kuyivuga. Nawe ubwiwe nigira amahirwe akazaza one day kuri kamera za Jovy Official 30, tuzaganira kandi twumve ngo se bimeze bite. Ariko kandi kaba ari ibintu bifite amasomo ku bashaka kubyumva, nabo bishaka kuvuga. Ntabwo ushaka kuvuga ngo ni umurara munyabaki, umukobwa w'umunyamurengekazi, kuko n'abandi bose ashobora kuba ari umunyarwanda, ashobora kuba ari umurundi, ashobora kuba ari umuntu utandukanye bitewe n'uwo ari we. Ariko icyo tugiye kuganira n'iki? Tugiye kuganira ku kibazo yagize ciwe cyihariye ku giti ciwe bitewe n'ibyo yahuye nabyo. Umwana w'umukobwa yitwa Nyagiciro, yavukiye i Murenge iwacu. Amaze kuvukira iwacu Murenge, ngo bajya gutasha cyangwa se bajya gutoragura inkwi. Kujya gutoragura inkwi biba ngombwa ko ngo babona igiti kiriho ibituku. Ibituku ni imbuto, abatabizi cyangwa se n'ababisobanukiwe, ibituku ni imbuto zabaga ziri ku giti zifite akantu k'imbere, nibyo bita imizabibu. Exactly, imizabibu. Noneho ngo arurira, kuko yari umukobwa w'imashi cyane, yari umukobwa washoboraga kuba yatinyura abandi. Arurira, amaze kurira yurira igiti, biba ngombwa ko aje kugira ngo aje kuzana ibituku. Abandi bakobwa bari baraho, umwana w'umukobwa kwa kurira cya giti yagize accident. Amaze kugira accident, biba ngombwa ko umwana w'umukobwa bamwirukansa hirya no hino kugira ngo avurwe. Yagize ikibazo mu itako, niho yagize ikibazo cyane. Itako ryiwe ryagize ikibazo kuko yagwiriye itako. Kugwira itako ryiwe rero byabaye ngombwa ko batangira kumwirukansa mu bitaro hirya no hino. Murabizi ko iwacu ibitaro biba bigoye cyane. Bimaze kugora, umukobwa baramumanuye, bamujyana he? Bamujyana Buvira, biranga. Bamujyana Bujumbura, biranga. Bamujyana mu Rwanda, nta hantu atageze kugira ngo avurwe. Ndetse yari no mu buzima bubi bucakaye cyane. Rimwe na rimwe yagiye yaje no mu nkambi zitandukanye kugira ngo avurwe ubumuga bwiwe cyangwa se ubu accident yiwe, kuko bishobora mu byumva gutyo. One day umukobwa isanga mu Rwanda, aja i Gatagara. Ayo ni amakuru yiwe yanyihereye. Yaranyihamagariye arambwira ngo Jovy, be free, uzagenda uvuge uhamye, nibiba ngombwa one day njyewe zaza nkwibwirire ibyo nahuye nabyo mu kibazo cyanjye cy'ubumuga kugira ngo ngeze imyaka 40.
ubwo bumuga bwiwe yarabugize imyaka 16 nibwo yagize accident yo kumanuka yo guhanuka mu giti. Umukobwa bita Nyamariza ubu afite imyaka 40 kuzamura. Ayo mateka yarayampamagaye arambwira ngo uzabwire abantu. Iyi ni inkuru nkubwiye, ni ibice byinshi cyane mu bintu umwana w'umukobwa yahuye nabyo. So yagiye Gatagara, amaze kugera Gatagara agira baramushakira ngo bamushakire ubufasha butandukanye, ariko iwe muri we yarazi ko ari muzima. Ni nako yibwiraga. Yatangiye kubengukwa n'abana b'abahungu cyangwa se abifuza kubaka ingo zabo zitandukanye. Ahura n'umuhungu wa mbere, umuhungu w'umunyamurenge, yari n'umukobwa mwiza. Nariko ndeba amafoto yiwe, yanyohereje amafoto yiwe ukuntu asa. Ni kwa kundi umuntu akaba ashaka kugira ngo agaragaze umuntu ukuntu asa. Nyamara wari umukobwa mwiza w'Imana. Reka nkubwize ukuri, uri umukobwa mwiza. Mu bakobwa b'abanyamurenge nabashe kuba njyewe nabashe kureba, hari igihe umuntu uhura na accident, ariko uri umukobwa mwiza uwo ari we wese, utagendeye ku marangamutima ngo ufite ubumuga runaka. Dore ko hari uburyo bagenda babisesengura mu mvugo cyangwa se umukobwa ufite ubumuga runaka, umukobwa w'umunyamurengekazi, uri umukobwa mwiza. Umwana w'umukobwa rero ikintu cyabaye n'iki, yagiye Gatagara kugira ngo abashe kuba yavurwa. Ibyo byose bwari ubukene. Yagendaga yiyambaza hirya no hino mu nkambi zitandukanye, agira amahirwe yo gutangira gukundana n'abana b'abahungu b'abanyamurenge. Amafoto yiwe sinzi niba ari ngombwa. So gutangira gukundana n'abana b'abanyamurenge cyangwa se abahungu b'abanyamurenge, atangira gukundana nabo mu buryo butandukanye. Abana b'abahungu b'abanyamurenge bakamukunda, akagira igikundiro kuri bo, ariko akagendera mu itako. Yagendera mu itako, yaje mu makorari cyangwa se yaje no mu rusengero, bakabona ko umwana w'umukobwa ari mwiza, bakanamubenguka, bakanamukunda. Ayo zari inkuru ziwe. Nyamariza yagenze neza mu rusengero, imyitwarire yiwe igenda neza, yitwara neza, yatangira no kubenguka, ndetse umwana w'umuhungu aramubenguka. Igihe cyo gushakana, famiye ibijamo. Umwana w'umuhungu yakundana n'umukobwa na Nyamariza, barahura ari babiri, barakundana. Biba ngombwa ko famiye igaza umuhungu, baravuga ati dore urashaka ikimuga, Nyamariza uramujana he? Nyamariza uramujana he? Ikimuga urakijana mu muryango, uri umusazi. Wa mwana w'umuhungu yaje kundishwa imbaraga, yari yarafashe irembo, yakoye, birangira yishe ubukwe umunsi wo kuvuga ngo ngiye gushaka Nyamariza. Nyamariza umuhungu amuvamo. Umuhungu busayizi yashatse undi mugore, Nyamariza birangira gutyo. Ako gahinda yahuye nako, njyewe arabizi, n'iyi nkuru ndabizi ko iri bumugereho. Bukeye rero Nyamariza ni nako wa muryango dore ibyago yaje kugira. Nyamariza uwamushe papa we yashatse mukase, ntabwo ari nyina neza. Nyina yari yaritabye Imana. Amaze kwitaba Imana, asigarana na mukase. Mukase amwanga kubi, yamukoreye irendo ihamuka, yamukoreye ibiteye ubwoba, yaramuhamuye, yamwicishije inzara, yamukoresheje ibidakorwa, yamukishije amazi mu muryango,
amwereka ko adashobotse. Sinavuga muri iki, murumva nyine mukase utishimiye umukobwa ufite ubumuga w'ikimuga. Dore no kuvuga ngo umukobwa ufite ubumuga runaka, yatizerengwa iki byavugwaga, umukobwa ufite ubumuga runaka ugendera mu itako, ufite ikibazo ko guhanuka mu giti. Bukeye umwana w'umukobwa, ubwo rero kuba rero umuryango ukaza umwakira, umuryango yaba ari nyina wabo na se ubwiwe arisaziye, urumva ko afite imyaka 40, isi arisaziye, ni ukuvuga ngo nyina aracyari muto, ntabwo byari gushoboka kugira ngo bahuze. Umwana w'umukobwa wakuriye iwabo, ariko rero wa mukobwa, wa muhungu bakundanye wa mbere yaje kumutera inda. Wa mwaka bagiranye bakundana, uwo waje kumwanga bwa mbere, yaje kumusigira inda. Amaze kumusigira inda rero, biba ngombwa ko wa muryango n'ubundi uza kumwaka wa mwana. Nicyo kintu cyabaye ikintu gikomeye cyane, kubera ko umwana w'umukobwa bamubonyemo ikibazo cy'ubumuga, ko adashobora kurera wa mwana. Biba ngombwa ko n'ubundi, kubera ko yambwiye amakuru, arambwira ngo abahungu b'Abanyamulenge cyangwa se bene wacu, reka bivuge gutyo, bifuzaga ko bamusambanya ariko ntibamushake. Buri wese akifuza ko yamutereta, nimba ahuye ku rusengero, nimba ahuye hamwe nawe akuvuza ko yamutereta akamujana ahantu, bakaba bamusambanya ariko ntibamushake. Abo yagiye ahura nabo bose, ni nacyo kintu yagiye ashinja abahungu b'Abanyamulenge, aravuga ati bene wanyu barambabaje ku mutima, sanga ubwabo iyo umuntu afite ikibazo runaka, akifite ikibazo cyitwa ubumuga, bisa nkaho batamubona neza. Icyo kintu arakingayira, aravuga ati jyo uzabwire bagiye content creator, uri umu YouTuber, uzabwire bene wanyu, kuki mwumva ko ufite ubumuga atagomba kuba yashaka, yakundwa, yagezwa mu mago, ahubwo mukifuza ko mwamukoresha ku kibazo runaka mumwifashisha, ariko mutamuha agaciro ko yababera nyina w'abana. Twikomereze. Nyamariza ibyo byaciyeho, umwana baramumwaka. Amaze kumumwaka, biba ngombwa ko agira gute, areka nyine araturiya, atangira wumva ko na nyina deja, nyina wabo aranamwirukana, avuga ati rero uri umugore umaze gukura, tugomba no kuba iwanje, ugomba kujya gushaka ubuzima. Yavuye kwa nyina wabo ajya gushaka ubuzima. Isi yari imaze kwisazira, atagifite n'imbaraga zo kugira ngo umukobwa abijemo neza. Yagize amahirwe, aza kubona umugabo w'umusaza wapfushije umugore. Igihe batangiye kuvuga ngo bakundane, barakundanye, umusaza barahuye, yari afite ngo abana bangahe? Abana ngo 4 cyangwa 5, ni nk'uko 4 cyangwa 5, niko bambwiye, niko yambwiye, abana 4 cyangwa 5, ariko nabo bakuze, bamaze gukura. Ariko umaze gukuraho, urumva ko Nyamariza we yari atarashaka, uretse uwo mwana yabyariye uwo mugabo wa mbere amuteye inda, nta wundi yigeze.
wa musaza barakundanye, bageze igihe dore ikintu ngo cyababaje uyu mwana w'umukobwa. Sizi nimba nanamuhamagara aya masaha kugira ngo yitabe telefone. Bigoye kugira ngo uhamagare umuntu utamupanze, ntabwo tukinabishaka, ariko one day zamuhamagara. Dore ikintu cyamubabaje cyane, gikomeye cyane. Umwana w'umukobwa yafashe telefone iwe ubwiwe, avugana n'umusaza, bigeze igihe cyo gushaka, ahubwo asanga umusaza bamupangiye bene wabo wa Nyamariza. Nanze kuvuga ubwoko by the way, kubera ko umuntu asigaye avuga ubwoko, abantu bakaba bavuga ngo wavuze ubwoko runaka. No, ibyo ni ibintu biri mu bindi bacu, twebwe bene wacu Abanyamulenge. None reka bivuga Abanyamulenge kugira ngo navuga ngo ubwoko runaka, n'abakumva ko Abanyamulenge batarasobanukirwa abantu bafite ubumuga runaka uburenganzira bwabo n'ikibakwiriye. Reka bivuge mu bwoko bwose bw'Abanyamulenge, kuko iki kibazo cyabaye kuri mushiki wacu, umwana wacu, umukobwa wacu. Mubyumve neza aka kantu. Nagize gutya, umwana w'umukobwa byabaye ngombwa yuko iwe ahubwo icyamubabaje ngo nuko bashingiye uwo musaza w'umwase wabo. Baramubwira ngo umva wa musaza we, baragenda bamwangisha Nyamariza. Baravuga ati Nyamariza ntabwo ari umwana w'ugushaka, yarashakwa mu wewe. Umwana uyu wunguye ikimuga mu nzu, ikimuga kiri mu nzu kidafite icyo cyakora. Ariko n'uyu ko Nyamariza njyewe yanyohereje amafoto, kumbe nasanze umwana w'umukobwa yakora